ashaka miliyoni 2 aravuga ati wapi ntabwo naziguhanye muhaye imwe n'igice arabyanga ubwo mfata icyemezo nyine cyo kumuganga bihindure usibye ko atatinze ntabwo yatinze kabisa yahise abihindura birangira gutyo reka nzi Graje uretse gato tuvugane Meze neza meze neza Gitondo cyiza meze neza meze neza Yeah Amakuru se Makuru neza Kuno bakubaza amakuru nkaho tutararanye muri iyi nzu Yeah meze neza nta kibazo Yeah Andi makuru rero Makuru neza urimo uramenyera Yego ntukagira ubwoba ujye wisanzura nta kibazo hanyuma se iminsi ishize nari nakubwiye ko tuzaganiraho ariko ndumva nagira icyo nkubwira ubu ngubu we Enzo Biteze ni free meze neza cyane hari meze biteze fresh nari nyina nari ndi gushaka Valence umwana muri zikaritsiye ngo ndebe ko namubona Valence uramushakira iki kwabyitse nari nasize ambwiye bagiye kujya ku kazi Valence yambwiye ko nyine muri iyi minsi nta kazi yari afite harano nari namuboneye akazi kandi bari bambwiye ko uretse gato uvuze ngo iki nari ndi kumushakira akazi ubu urambwiye ngo Valence arambwira ngo agiye ku kazi akirwa bwera mu mujyi wose ngo agiye ku kazi oya njye nakamushakiye ufite amakuru meza cyane nkeneye bamwirukanye ryari ko yakoraga ntabwo nzi igihe bamwirukaniye ariko harakandi nyine namubona amaze iminsi ngako umushakira akazi hari icyo bitwaye ni byiza kuba abantu babana bagomba no kuganira niwo mwanya mba mbonye wo kuvuganiriza akunda kwiyambarira udukabutura se ariko birakubera nanjye mba ndi mu bipira by'imbeho nari navuze ko dushaka kuganiraho akantu gatoya se busanzwe uri umuhanga ku ishuri ndagerageza uri ukuntu umuntu yitegereza undi agasa naho amurondora mu gake sana uri umuhanga ushobora kuba usobanukiwe ibintu by'abantu bakuru kandi bigaragara ko uri umwana okay ubusanzwe iyo ndimo kuganira n'umuntu igera hirya gatoya wenda nta kibazo nubwo wenda muri focus neza icyo nakubwira uriyumva ute muri iyi minsi uri hano meze neza narakunze warabikunze rero nkatwe nta mutima mubi tugira n'ubusanzwe hari igihe rero itatu bivuze ngo muri iyo minsi 3 amaze kubwira ngo mushakira akazi nekereje neza ashobora kuba amaze amezi 2 adakora Valence yabimbwiye hayoberwa impamvu ukuntu Valence yajyaga azinduka nkaba nsigaye musiga mu rugo se bambi bro Valence rero nimba uri bumumbonere gute niriwe mushaka kuva mu gitondo none se akazi urigiye kumurangira kameze gate umwana ukabona akeneye kuganirizwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye nkawe ndabona hari ikintu ukeneye kuganirizwaho ntabwo ujya ugera gutekereza se urabona nkawe umukobwa ntiwabura inshuti zikuganiriza ntiwabura abahungu bakuganiriza hari abo ufite bajya bagutesha umutwe hari n'ibindi rero buriya utaramenya burya nkawe uri umwana mu rugo hari ibintu ugomba kumenya nubwo wenda ababyeyi batabaganirije
ubu amashuri yose Valence yize n'akazi keza yari afite ageze ku rwego rwo ajya gucunga amamodoka abakiri nshimiye yuko uje kuri manuka isabuni igakura imanuka Valence ari gukura agehe buriya umufasha nkagufasha tiriwe ujya kwigora ubaza abandi abakuru ngaho ababyeyi nkagufasha nabikuganiriza hose ibintu by'ubuzima bw'imyororokere hari icyo ubiziho wenda gake Narabyize ku ishuri. mwarabyize aho rero ndashaka kubigufashamo muri iyi minsi ukabimenya ukamenya uko ugomba kwitwara si ngombwa gusambana rega n'abantu benshi muhuye buri uko muhuye icyo gikorwa ugikeneye yego ndabyumva akazi kose ni akazi sibyo hakubuza akazi Valence yakora ibaze yuko Valence arafite ikigahagarariye ari manager wayo reba ko none ubwo ngo kwa byaranze reba kuva mu manager wa company runaka sibyo ukajya gucunga imodoka z'abantu wari ufite baguhereza bonus z'ibintu z'ibyinjiye muri company ako kazi wowe si wamwe ko yize wowe ntabwo wize wowe ubu utakaye utagize kandi nagize mfite akazi keza kameze neza karambariza uretse ubana ushaka kubana n'umuntu wize ufite ako kazi keza cyangwa kubana n'umuntu mufatanye yewe ibintu byo gufata imirimo yo mu rugo si ibyanze ahubwo icyo ari kumva neza ni ukuntu Valence amaze igihe cyose ari kumbeye nakubwira inzira wacamo kigakemuka hari ikibazo Ajya mu gikoni ashiriza abimenetse. ariko n'ubu ubizi nta kibazo umva urukukima ntabwo yakubeshye nubwo nanjye nari kukamushakira igihe yabimbwiriye yakabaye ubundi yakabaye yanatangiye akazi n'umunsi none niba ndi kumuhiga ntamubuze kabisa. Iyo mpamvu rero kubana n'abantu batumva ari ikibazo yaza kumbwira simba naragerageje nkamushakira n'akazi muri company nkoramo Valence mana arumvikana nuko nyine ubwo wenda ibintu biba byanze ariko nyine namushaka nimba wamubona ahubwo warabura tu uzi n'ikindi najya kumureba kumubona ndamubona ariko ntago ari bunkire oya nese ibyo nabyo birabikibazo kwizina ry'Imana ntago ari bunkire reka nkubwire nese iyo nza kukubwira ko yakoraga noneho bamwirukanye iyo nza kukubwira ati aho yabaga bamwirukanye kandi nta kandi kazi abonye ahubwo ngiye nikubwira amakuru meza ko yabonye kandi kazi ngo murashwana reka manze nakubwize n'ukuri nje ntabwo nibwemere kajye no muri ako kazi bite n'ubwenge nzi Valence afite ariko none izina ry'Imana ntabwo nakwemera kajye muri ako kazi ahubwo nakubwira aho mubanze umubaze amafaranga bari bumuhembe uzi birete yabaciye ukuntu zingana wowe uzi uwo mugabo agiye gukora ako kazi amafaranga afite manje kuba ufite amafaranga no kujya kumucungira imodoka ntabwo bihura none se ucunga imodoka uhembwa amafaranga meza bitwaye ibyo kuvuga ni ibiki uzi ko nahara bataniye n'umuntu use mbivuga ngo iki n'umuntu ukubura mu muhanda bamurusha agaciro njye ndumva binandenze kareka goko kanigene aho mfite ndaki umubwire ko ndi kumushaka nyine nzi ko bari bukwandikire n'ubundi nari nayiparitse kwa Mutangana sinzi niba batashyizeho ariko nari nabitekerejeho ndavuga ati aka kaboro uburyo ukazanye ni sawa kabisa urumva nanjye nabanje ndajijisha kuko drone yari irimo ifotora bya bintu byanyu drone yari irimo ifotora ndajijisha
kuzamuka hariya ku mutirimuko bati uko byagenda kose gakaza wari umeze neza ariko ibyo mu muhanda ntawe ubibona sijya ubonye nkabona ko ibaze ko niyo narakamuhaye hari hashize amezi 2 atarakangarurira ariko n'ubundi ni nawe kubwiye bari abantu natwe ubundi ntabwo tujya tubizera wari umeze neza ndaho bo arewe wayitwaye uretse gakeya urumva nta soni ufite iki se hakuvura turi gushyira mu gacinya ubu ngubu abakota wahanaguye ukamanika ariya mu cyumba twaturirwaga wiyemeyemo ngo ugiye ku kazi cyangwa umwana n'umugabo ntihabwa intebe byibuze se ubu ngubu wenda wabimenye nzi ko wabyibagiwe ntabwo nzi ko umuntu wari ufite hari igihe nawe se ushobora kuzakwikaragiraho reka mbanze mubwize ukuri Valence siniya yanyikaragiraho ikanyikaragira inshuro 700 ibintu bijyanye simbyumva iki abo imbere ya byose mbanze umbwire ni iki kintu ushobora kuba warakoze muri company ku buryo bakwirukana kuriya nta nimerekeza baguhaye nta no kukubwira ngo byibuze wakoreye ku kwezi dore ngaye ariko nimerekeza ndi kwiregera urumva umenye ikibazo cyabayeho ni ukumara ibyo ngoro bitatu ntari mu kazi ariko si ibyo gusa mwana nifite inyana zimwe zangambaniraga ahubwo wavuze ko ufite ari wa mutwe mubi wawe watumye bakwirukana ako umutwe mubi wanjye gutere wowe se nanjye ndaho mwana n'imiruho tuburanye uko ugenda ugatuza ubizi ibyo urushaka se kandi se byagenze bite abana ntabwo biba byoroshye musaza iki se kuri mudamu wawe tumuzi hano muri karitsiye uramuzi nyine tumumubona agenda gutya gusa umugore mwiza umugore wa Diego araho nyine biri aho ngaho kuri kw'Imana ejo bundi ari na sitore twe turi kuvugaho mu bantu tuziranye cyangwa twiganye mwera minsi ni we muntu ufite tubona twakigiraho nyine nk'urugero ukuntu ko biragoye kubona mbese undi mu mama wakubaha nyine nk'ukuntu uramumera kubaha shabura rero umwana sibyo umwo umenywa n'iki gutaha urareka nkubwiza ukuri sibyo ushobora kubona intare igenda ukagira ngo ifite amakari kandi buri igira ubwoba kushatse kuvuga iki icyo nshatse kuvuga mwana nyine ingo zose ko tuzibona ntabwo ariko ziba zimeze nasi uko tubanye sinkuza twaba tubanye kuriya mu rugo ku kazi bikaba byoroshye usibye wowe wicara wiyasira njye mbanye nabi umaze yikubura no muri karitsiye usibye wowe nta n'umuntu tujya dushyamirana ariko nawe nubwo uri ikigoryi ariko uri icyanjye turavandimwe kwanga umwana ariko gishyira imyengenzi umenywa na nyirayo byihorera ariko nta birenze umuntu yakubonye wasohotse agasatsi wagasokoje wambaye neza yatekereza kuri ikimara bigeze ahangaha mbona gutya nyine reka burarenze kanwe wowe hakintu utakoye kumenya kuba njye wanyirukana ku kazi burango babangombira mu kazi simbya none se iyo uza kumbwira ko wakwirukanye ku kazi bigiye kugutwara iki akorekane nawe koko tuvugishije ukuri reba ukuntu naturutse mu cyaro basi ntaramana n'umunsi umenye ngo bimeze ute ntarumva agana kahereka i Kigali ng'amafaranga y'inzu ng'ibiki n'ibiki ubu nawe ubanga none banyirukanye mu kazi none bari kwinsohoramo byibuze simbwira ngo gushakira kandi kazi ntitukabone ingo zose ngo tugire ngo ni nziza cyangwa se zibanye neza ariko mbwira neza hari ibintu natari kumva buriya rero numbwiye ngo muratubona mukabona ntaribi ngo mfite umugore mwiza nese maze igihe kingana iki nubatse si imyaka 3 za tugutaye ubukwe ejo bundi imyaka 3 urumva ari mike se ese utangiye kurambirwa kandi oya imyaka 3 urumva ari mike tekereza ko iyo myaka 3 neza ushaka ko urarambirwa uretse se wumve mwana mwebwe rero mubona gushaka mukumva ibintu biri aho ngaho gusa nese nashatse nshaka iki ushaka urugo kandi uragwubatse none se kuduha urugero nk'abasore no kubana gusa se cyangwa tuba tugomba kubaka ese ni mwubatse hari iki utandukanya kubana no kubaka njye nashatse nshaka kubaka Ega nawe waciye kure mbwira ushaka kuvuga icyo mwana nazanye umugore wo kubana gusa ese hari ibindi wari kuzamukoresha si uko mubana kubaka iyo bavuze kubaka habaho kubaka umuryango tukabyara nkitwa papa urumva mba namaze kujyaho igikuta kimwe nyine cyo kwitwa umupapa sibyo kumwe n'ibyo nashatse kuvuga nibyo nashatse kuvuga rero umwana musobanurire sibyo umugore wanjye kabisa
ntabwo arimo kubyitwaramo neza. shabya ni ikibazo ariko urebye nyine ni ari igihe aba ari ikibazo cy'igihe kandi ntekereza ko njyewe ntari bito. ese wabibwirwa n'iki? ese mwagiye kwa muganga ubundi? njye nta kibazo mwagiyeyo? ntabwo ndafata umwanzuro wo kumujyana ariko icyo nzi cyo turi bazima, ahubwo sinzi impamvu ituma atabyara. Okay, niba ubizi neza ko muri bazima ariko inama ya mbere ni ukujya kwa muganga mukabanza mukareba kwerega nawe wasanga utari shyashya. buriya rero nkubwire mwana, cyangwa se hakaba hari undi mukobwa wakiniyeho ukabona urayiteye se? wapi hari ibintu abakobwa bajya bakinisha sibyo? Ibihe. tujye kuza kumbwira ngo ndaza gucunga amamodoka ngo reka mubwize ukuri gukora bino bicucu ngo nabakire urumva none utongera kuvuga abakire nabi ko nibo bambesheje. ndabyumva nyine ko nawe tekera kugira ngo mukorere imyaka 2 nijya gukora kwirukana nk'imbwa sha nyine ngiye ntabwo numva amakosa yakoze yatuma bakwirukana nta nimerekezana no kukubwira ngo urazira iki ngiki. ariko icyo ngicyo kibazo buriya ngiye no ikibazo ni iki? ubu muri iyo minsi ndaza kuragira imperekeza. gusa wize kuzazibona? ntazibona ntazibona maze gusa n'inkono iteka izuba ryarakwishe ryarakumaze. nuko ari imbeho mu cyaro iki ngubu abantu reka nkubaze koko nawe ubwawe ugomba kubanza muri wowe nawe ugatekereza icyo kintu ukavuga ati tugomba kujya kwa muganga mbere na mbere ukabanza ukamenya uko uhagaze nawe akamenya uko ahagaze. rega ibintu byo kujya kwa muganga mwana sibyo, njyewe ndahamya ntashidikanya ko twe turi bazima ariko se ntabwo nibaza uburyo umuntu muzima sibyo, umukobwa muzima umugore nashatse njyewe yifata akagenda akicara mu ntebe, niba ngiye no kumwataka gake gake mukozeho tagera mu biti intoki mwana, imagine umuntu w'umugabo ngiye bankubita intoki mwana. ariko se diyo nawe reka nkubaze hari akageso ugira kahise twarakubwiye ati igihe nta musezerane n'umugore urabyanga ngo ushaka ubukwe bwa nijoro turabugukorera. none uriya mukobwa hari ukuntu atari yakwinginze ngo agenze nawe ndabiza ku kageso uragafite uko byagenda kose nawe ntabwo uri shyashya ntabwo mba muciriye urubanza ariko uko byagenda kose nawe turebye neza erega nose ibyo ngibyo ko mbere yabiguhaga. musaza rero kamubwire sibyo, ibintu by'urushako rero kamubwire sibyo, wenda nawe uzabigera muzambwira si muciriye ku mayange bro. yewe ntabwo nabaho ntabyara abantu, ntabwo byakunda umuntu mwana negera no mu buriri mwana akava ku ruhande, icyo se nicyo cyabiteye akigiraho umwana amukora akigiraho. nese nyine wowe kuri umuntu mukuru kuki utareba ngo impamvu niyi nese ngewe wiki wikemure nk'umuntu w'umugabo mukuru ukaba ikibazo uvuga ngo ntabwo namwihorera ngewe mwana nkije. si ubwo ubusanzwe ubundi ari wowe utabya ngewe ze ibaze ntabyara si ibintu bishoboka se none nabuze babaho batabya. nzakwemeza se ntereta akana nkatera indama byaruta tugaruke kuri ibyo ngibyo twavugagaho mbere. uriya mukobwa bimeze biti ari hano hamwe ngo ni ukwiga ntabwo ari byo mbona, ari hano nko kukurinda ngo ubundi bimeze biti byanyu sobanurira neza. uri kuvuga si murumuna wanjye se? yego nuko nyine ari ahangaha urumva avuye mu cyaro rero n'ahandi yari afite amakuru rero yarabamagaye yarambwira ngo arashaka kuza ndavuga ese ni murumuna wanjye kandi hano nta kibazo ndabona nta kibazo ndamwemerera nyine araza. ubwo wamwemereye kugira ngo ngiye bigende biteze mbafashe iki muri makeya bitewe n'ibibazo twinge nawe dufitanye, aradufasha iki muri biriya? oya none se kandi ko ari murumuna wanjye nese ubwo nari kumubwira ko kuza hano bidashobotse akajya ahandi kandi ahangaha harari. ariko arabizi ibibazo njye nawe dufitanye se? ese nawe ko atari umwana. abantu mwakoranaga yabakunyuze ko uyu muhanda ucuza amamodoka y'abakire yacuruza se ko nyacunga nyine byibaze nyine bitanyase no kuyacuruza. erega hari ikintu urana bane none se umuntu yasohokana imodoka atakwishyuye
hari ubucuruzi burenze ubwo ese ko yishyura parikingi yishyura intuza none se ubucuruzi n'ubundi nyine buriya jya umenya n'ubuzima bwanze kuno bumeze yego uzi hano hantu akazi nino kaberamo banza wumve nk'ubu ngubu kwenda nta mafaranga umuntu aba afite ya danje ariko natwe ahubwo mu minsi iraza mwajya acuruza nk'amamodoka bigira amafaranga urumva wowe Valence cyampaye nkawe ndawe ngo umujyawe aza agaparika imodoka ngaha kajya kunuka none ati wenda yaguze nka miliyoni nk'eshatu jya kumva eshanu bahise baza mukubita diregiti noneho yigenga nta muntu umukontorora nyine urumva urabizi nyogokuru wacu yarapfuye apfuye rero nyine umwana baramutererana baramujuragiza rero nawe navuze nti karumuna kanjye abimbwiyeho ndavuga ni hano nta kibazo ngwino tubane mpana n'umugabo wanjye nta kibazo naraza turabana kandi mvuga nta kibazo ariko ku buryo se utari kubimbwira ibintu ukabiganizaho byibuze ngo wowe guhita wifatira imyanzuro ako kanya wenda ndabyemera aho ngaho narakosheje kuba narabikubwiye ariko kuba tubana nyine ndumva nta kibazo ubwo ni ukuvuga ngo ntaho kuba yarafite ntaho kuba yarafite ntacyo nizere ko ibintu byanjye natabizi ntabiziho kirenze ako se nawe n'umwana se arareba niba abona tumaze imyaka 3 tutarabona umwana nawe se nyine ndakeka nawe atari umwana hari icyo abireba hari icyo abitekereza ariko ntaki atari nka kwa majya mu kazi ngo araguhemba 200 250 bagushyira go natega ngo ngiye sindasobanukirwa kandi sindanakumva neza ukuntu uva ku kazi ukaza ukavuga ngo ngiye kwicara ahangaha imodoka z'abakiri usotse wese nza kubwira ati umaze mu mwanya ungana gutya ishyura naye none abagiye babyinjira amafaranga ako sere aho kujya nirwe nicaye mu rugo none reka nkwe kwajya gumpagata ndi mu kazi none ubu nakarimo ubu twabana ukwezi ariko icyo wazize nyine kugitekereza no kucyumva wazize ririya habara ryawe rimeze nk'isasu ryatuye ariko ihora wariretse nta kibazo cya mbere ni uko afite ahaba arya anywa aryama ntawe umubwira nawe ntawe umutoteza genda umva ibyo bindi atari na ngombwa kubigiraho ikibazo kuko si we bireba iyo byaba bimureba umuvandimwe wawe si byo icyo nshaka ntabwo nshaka umuntu wongera gufata imyanzuro gutya nta kintu yabanje kumbwira kandi witondere ibintu byanjye nawe ubigenze gake si byo ahubwo uriya mwana bitewe n'ibyo yagiye acamo cyangwa n'aho yari amaze iminsi ari witwararike nyine kuba wamuhubukira umubwira ndaheze ibintu byavandimwe mushona si byo taza n'amahane yawe ibyo twapfuye njye nawe ngo wimuture mutangire kwambaga ujye umugenza gake murumuna wawe ubwo kumufata nanjye niko uzabufata si byo ibyo ngibyo wabiretse ko dore uri mu ngaruka zo ya nimwe mu ngaruka ufite zo kwa wiciye kuri muhanda iyo uza gukora udufaranga twa dusevinga ntabwo wiciye kuri muhanda gusevinga ni ibiki ariko reka nkubaze mwana bura ari amafaranga uba ufite umuntu afite utubazo hirya no hino dutandukanye reka bura igihe cyo gusevinga amahane bana ikigera cy'umuntu azagikora wakwitahisha mu nda ntabwo yaba akosheje njyewe hari undi uhetse se ubu ugiye kumisha mu nda cyane ngiye hisha mu nda ngo twanga udufaranga gusevinga bare reka mbanze nkubwize ukuri ariko utayego ko ngira inda nini umva mbanze nkubwire ibyo ngibyo tuwe tubyihura kora ibishoboka byose ushaka kandi kazuve kuri muhanda kanshakirese ndakagushakira vare ariko uvuye kuri muhanda cyakora buriya kanwerekesha nubwo uri ikibwa ariko araho bigera nkavuga ati cyakoze kweli ntaribi nyine akakana rwose umukobwa ngo narasesagwe n'ibiki sawa bigenzamo neza hanyuma ibyanjye nawe sinzi ngo bizarangira gute gusa umwanzuro tuzawufata ariko nawe rero ibintu byo gukomeza nyine umyorera ko nabyara turi murumuna wanjye araje nawe bigabanye ibintu ntabwo ari byiza umenye ko nanjye bitanshimisha ujye wemera sibyo ujye wemera icyo nkubwiye ibintu byose ntugahita ari guhurana uruhaguruka none se ubwo murumuna wanjye kaje tukaba tugiye kubana yari asanze uhora unoteza umbwira ngo simbyara ubu se nabyo abyumve
ni ngombwa ko abyumva se nabyo uri kubimbwira rekeraho ntabwo nshaka kongera gusarana nawe si byo gusa icyo ugomba gukora ni icyo ngicyo Kandi